Yes, ni Zopeng the creator Rwanda, the creator w'Imana. Nk'ibisanzwe rero ikiganiro bakita bite iwacu ni Lamuka TV. Rero ngira ngo abakomeje kuyikurikirana mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibona umunsi ku munsi. Uyu munsi rero uyu munsi twimanukiye tukugerera ahantu hagiye hatandukanye. Murabizi tubagezeho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Twamanutse tugera ahantu bita Kukishaba nuhumve ngo na ahantu iyo uri kuva hano Rwamagana cyangwa se uvuye mu wa Kigali ukomeza usa urenze Kayonza gatoya ugakomeza usa nkaho ujya mu Mutara. Rero twasanze umugabo wakoze business ndetse n'umunyamuziki nkuko umunyamakuru wacu Eddie Patrick yagezeyo. Yasanze umuntu afite business kandi ndetse ni n'umunyamuziki. Ni ibintu bitangaje cyane. Rero yaje kumuganiriza ikiganiro kirekire, amubwira byinshi bigiye bitandukanye, amubwira ku byerekeye n'akazi ke business ndetse afite akabari keza cyane. Ngira ngo uramuka uvuye i Kigali mpaka ukomeza mu Mutara nta mpamvu yo kugira ngo ucaho hantu hari ibyiza nk'ibyo ngibyo. Hari akabari, hariyo ihene nziza cyane, bafite utuburushete twiza kandi twa makeya. Ngira ngo reka wenda ntabatinde, reka twakire umunyamakuru wacu Eddie Patrick wageze haramuganiriza ndetse amubwira byinshi bigiye bitandukanye. Reka tumwakire hanyuma mwumve ikiganiro bagiranye. Murakoze cyane. Uko rero mubizi uyu munsi ni umunsi w'ubunani. Lamuka TV turacyari mu kazi kacu, akazi katoroshye cyane. Uyu munsi turi ahantu bita Kukishaba. Benshi barahumva bakibaza amateka yaho, bagashaka kumenya ibyaho, ariko uwabashije kumenya amateka yo Kukishaba hari umuntu w'ingenzi atakibagirwa. Hari umuntu wahubatse amateka, hari umuntu wiyubashye cyane wubahishije ku giti cy'Ishaba, akaba ari we mutumirwa wacu uyu munsi. Akaba ari umuhanzi kandi akaba n'umuntu ufite n'akabari kameze neza cyane. Yahisemo kukita ngo ni kuri Bonne Adresse. Iyo Bonne Adresse akaba ari ahantu yifuza ko buri muntu wese atagombye kuhaca atamuramukije. Reka rero ntabanje kwitindaho mbereke uwo mutumirwa wacu. Aratunguranye cyane, muraza kwibaza ibyinshi kuri we. Muraho neza, turabasuhuje cyane kandi turabanezerewe. Twishimiye kuba mwadusuye kugira ngo mumenye byinshi bya hano Kukishaba, bityo turabanezerewe. Nkuko mubizi rero Lamuka TV ni TV yiyemeje kurenga imbibi zose. Ubaha turi ni muhe murenge? Umurenge wa Rukara, akagari ka Kabangire, umudugudu wa Kinunga, Kukishaba kuri kaburimbo. Ntaratinda ndahera ku kibazo kimwe. Ese kuki bavuga ko Rukara hatararwa? Burya bavuga ko Rukara batararwa ariko Rukara harararwa. Iyo yari imvugo ya kera bakoresheje. Byari igihe umwami bavugaga ko ngo aha yararaga icyo gihe babagaga inka z'imishishe, inka nziza. Hanyuma hakaba hari umugabo witwaga Senyamadari, niho havuye kubwira abantu ngo uragasara ibya Senyamadari. Hanyuma ubwo bari bateruye umwami mu cyubahiro cye, yarahageze. Ahageze uwo mugabo aravuga ati mutware hejuru Rukara ntihararwa. Ariko Rukara harararwa, ntago ariko byari biri kubigaragara. Rukara rero harararwa nta kibazo. Ubu se twitegereje ari ibintu byaturenze. Twabonye ibintu ubasha kwiyokereza, ari ibintu ubasha guteka, ni ibintu witungiye. Ahantu twabonye ko ushatse n'ikigori kibisi rwose giciye mu murima akibona. Ariko se ibintu wabitekereje ute? Ibi bintu nabitekereje kugira ngo niyubake kandi mfashe abantu nanjye niyubaka. Bityo niyo mpamvu usanga ibigori mba narabiteye bihari nta kibazo. Niyo umuntu akeneye ikigori umuntu ashobora kukimwokereza. Hari ndetse n'ibindi wabonye, hari burushete nziza cyane, yaba iy'umubiri cyangwa iya zingaro y'ihene niyororeye. Ihene nziza, gire ngo wayibonye, burushete ziryoshye cyane. Buriya ndetse nifuza ko nta muntu ukwiye kuba yerekeye umutara ngo
arenge ku Kishaba atahageze ngo arebe ibyiza byaho, kuko hari ibyiza byinshi kandi dukunda abantu, dukunda kwakira abantu, tunezererwa abashyitsi kandi dutanga serivisi nziza, bityo nta muntu ukwiye kugenda yicwa n'inyota cyangwa se n'inzara. Turahari, turahabaye kandi tuhabaye ku bw'abantu, tuhabaye ku bwanyu nk'uko nawe mwabonye twabakiriye. Ariko ndababwiza ukuri, ku Kishaba hahinduye amateka y'Rukara. Abantu benshi barazi ko Rukara ntawe uharara, ariko rwose ni ibintu bimeze neza cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu nabashije kubona gikomeye cyane hano Rukara, iriya burushete mwaba mwarigiye kuyikora. Burushete imaze gutuma nta muntu ushobora kurenga ku Kishaba kwa Muzehe harya, kwa Muzehe Hitimana Phineas ku Kishaba hano. Burushete nazanye umucoma w'inzobere, kandi nanjye ubwanjye ndi inzobere mu bijyanye no gukora ibiribwa cyangwa se burushete. Aho abantu bose barabizi, maze imyaka igera muri 15 nkora kano kazi, mfitemo uburambe. Rero niyo mpamvu wumva abantu bose wagiye ubaza bavuze bati burushete ya hano kwa Hitimana urebye ntabwo dushobora kuharenga. Hari abantu benshi nabaje barambwira ngo burushete hano ngo ni burushete rwose, ngo n'umuntu wavuye ku nyama ngo arayirya akayemera. Uraza kutwemera tubaze mucoma cyangwa uradusobanurira? Ndaza kubasobanurira, kuko buriya mucoma bari mu kazi ntago yapfa kuboneka, ariko ndahabaye kubasobanurira, ndahari, ndabasobanurira rwose ku bijyanye. None se iyi minsi y'ubunani imeze ite? Ko nawe warushije abandi, nibura hari icyo wageragejemo? Birumvikana kuba umaze igihe kingana n'iya myaka mubwiye igera muri 15 ukora kano kazi ufitemo uburambe, niyo mpamvu ubona n'abantu bagiye bitabira, kandi nk'uko babibonye birateguye, ari burushete, ari icyo kunywa, ari abagitanga, byose birahari. Ubwo rero niyo mpamvu ubona nyine bimeze neza, nubwo amafaranga bigaragara ko yabuze, ariko urabona ko umuntu yafatira aho ngaho ntacyo bitwaye, ntabwo umuntu ntabwo ari bica. Bakunzi rero ba Ramuka TV, twayemeje kujya tubagezaho ibyiza. Nta mpamvu yo gupfira mu mijyi, ni mumanuke muze mujye mu cyaro. Niyo mpamvu ndi gushishikariza abantu bajya mu Mutara, mwagombye guca ku Kishaba mukaza mukamenya kumva iyo burushete yawo. Si burushete gusa, ese ibanga ufite ry'ibiciro bitoya twabonye hano urangura he ko abandi tubona bahanitse ibiciro? Ibanga ryawe ni iri? Ibanga ryanjye nta handi rishingiye, ni uburambe mu kazi no kwita ku bakiriya, kandi burushete ku biciro kuri 400, zingaro kuri 500, buriya usanga ari ibiciro rwose byoroheye buri wese kugira ngo ubona bayifata bishimye. Niyo mpamvu njye nashimye kuba ndaho ngaho, kuko ni ibiciro binogeye buri wese. Uretse bantu inshuti za Ramuka TV, ni gute wajya kurya burushete ya 800 hariya 500? Ikintu twaje kubona, twabonye imodoka nyinshi ziba zaje zigaparika, twabe ibanga rya hano ni burushete y'amafaranga 500. Ariko tugera mu nzira abantu batubwiye ko ngo ufite n'akandi karusho, ko abakiriya bawe ngo ujye bacurangira, banatubwira indirimbo yawe ngo nziza cyane ijyanye n'abantu bo muri iyi minsi. Mu rwego rw'ubuhanzi uteye ute? Ndi n'umuhanzi, nibyo koko. Iyo abantu bansuye bakaza tugasangira tugatarama, abakiriya, iyo mfite akanya njya nyuzamo nkafata gitari nkaza nkabacishirizaho. Ku bijyanye n'iyi minsi, ku ndirimbo mfite gospel, mfite indirimbo zisanzwe. Nigize no kuba uwa mbere 2012 mu marushanwa y'impano y'abanyempano yakoreshejwe na Radio Izuba. Nabaye uwa mbere mu bahanzi 62 b'intara, baranampemba, bankoreshereza n'indirimbo z'amaudio, ndetse barampemba n'ibindi bihembo bitandukanye. Bampa na telefoni ya Samsung yari igezweho muri kiriya gihe cyayo.
ariko se ndashishikariza abantu nubwo ngewe nabashije kukumenyaho gakeya ndabibuka amarushanwa ko nashobora ko nari nahari ariko hari indirimbo bambwiye rwose ngo ufite muri iyi minsi iri kwigisha abantu gukundana ngo ushaka gusohora ushobora kudukubitira ka kapera gatoya tukumva iyo ndirimbo tukanashishikariza abantu bose babashoboye gufatanya n'abantu kuba bagushyigikira ukabasha gukora iyo ndirimbo yawe. nta kibazo rwose ndakabacishirizaho mwumve. hari urubanza rw'Imana n'abantu, imbere hari urubanza rw'Imana n'abantu, iyi si yabuze urukundo nimwumve bavandimwe, iyi si yabuze urukundo nimwumve bavandimwe, umuntu ararwara akaremba akabura n'uwamuha amazi, akabura n'uwamusindagiza ngo amugeze kwa muganga, kandi afite abavandimwe utibagiwe inshuti ndetse n'imiryango, imbere hari urubanza rw'Imana n'abantu, iyi si yabuze urukundo nimwumve bavandimwe, none dore arapfuye niryo herezo ry'uyu mubiri, abantu barahurura imihanda yose, imodoka n'amapikipiki ngibyo biraje. iyi ndirimbo irakaze cyane, ariko nka Ramuka TV tuguteye inkunga y'amashusho yayo, tuzagufasha mu bijyanye n'amashusho no gusohoka kw'indirimbo, ariko si indirimbo ko ikaze cyane watubwira mu magambo make icyo ushatse kuvuga? Tubanze kubashimira uburyo muduteye inkunga kugira ngo izagaragare n'amashusho yayo. Ndebeye ku biriho n'ibiba mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, umuntu usanga ashobora kurwara, ni nako bikunze kuba kenshi, afite imiryango kure no hafi, bakajya babaza amakuru ngo ameze ate, ariko abantu ntibajye kumusura, ariko nyamara iyo bamusura yakabaye yarajyanywe no kwa muganga, akaba yahabwa ubufasha n'abaganga, akaba yakira, ariko ugasanga umuntu ararwaye arinze apfa. Mwabyiyumviye rero kukisha ibyaho ntabwo byoroshye, ni ukuvuga ngo uretse no kuba wanywa inzoga ya makeya, warya burushete ya makeya, baranagucurangira ndetse n'indirimbo z'inyigisho. Ikigaragara ni uko uri umuhanzi wa kera, ariko se n'irihe banga riri muri kano gace ka Rukara rituma abantu benshi babasha kuba abahanzi? hano ibanga rihari, ibyo ari byo byose hari impano koko urabizi ko niho Nkurunziza François avuka, buriya urabona ko ari umuhanzi w'icyitegererezo watanze umusanzu mu kubaka igihugu. Namubonye rero, ni umuhanzi wacu, ni umuntu wadukoreye akabari keza cyane ahantu ngo yakise La Bonne Adresse. La Bonne Adresse njya nibuka ahantu bita La Bonne Adresse i Kigali, hariya haruguru ya UTC, ariyo umanutse mu mujyi. Izina rirakaze cyane, wahisemo kuryita La Bonne Adresse kubera iki? Buriya umuntu wese abaho kubera aderesi,
buriya udafite aderese ntuburiho, ikigaragaza ko umuntu ariho kandi ahari aba afite aderese. Aha rero niho mpamvu nahise gutyo, ni ahantu umuntu agomba kunsanga hafi ubuzima bwanjye bwa minsi yose ndimo kuhashakira ubuzima. Niyo mpamvu rero nahise gutyo, kandi numvisha ari izina ryiza ryo kuhita, kuko ni ahantu heza. Inshuti rero za Ramuka TV nk'uko twakomeje kubibizeza, no ku bunani twigeze turuhuka, twagerageje gushaka abantu bafite ibikorwa by'ingirakamaro. Turashimira rwose umugabo wakoze ibikorwa by'ibitangaza, umugabo wateje hano imbere. Nta mpamvu y'uko abantu bajya kwiyakirira ahandi hantu. Buryo bwiza ntabwo burangwa n'amazi gusa, ahubwo ubwiza burangwa n'imyakirire n'imirire. Mu bantu bariye ka brochette, turakomeje ko nka Ramuka TV tuzajya tuza kwiyakirira hano mu minsi mikuru yacu, kuko aha hantu twabonye hari ubudasa pe. Ufite ukuntu wakoze mu buryo bwa kinyarwanda, mu buryo bugize. Nkaba ntasoza ikiganiro rero ntagusabye ngo utange aderese yawe, nimero ya telefone, ku buryo uwashaka kuza kwiyakirira hano yaguhamagara akahagera mbere. Murakoze cyane. Inomero yanjye ya telefone ni 078 3 5 221. Mwamwiyumviye rero, umuntu wese ndashishikariza abantu mubasha gutembera mu gace k'Umutara ko mwagombye kujya mugenda mufashe impamba hano ku Kishaba. Ku Kishaba ni ahantu hafite amateka manini cyane, ariko twe nka Ramuka TV twabashije kuhagera, tukaba twabonye yuko ibanga rihari rikomeye cyane, uretse ibiciro byo hasi, ariko brochette yaho ukayemeze. Ciao ciao.